ko bagiye gupfa. Iyo abantu bumva bagiye gupfa usanga bashaka Yesu cyane, bakumva baramushaka, ariko iyo bagifite imbaraga zo kwirwanaho baramwihorera. Kandi dufite ubwenge, twarize, dufite amafaranga, dufite bene wacu, dufite abantu bakomeye tuziranye. Hari umuntu afite abantu bene wabo kabahamagara ati mfite oncle, mfite tante, mfite afande, mfite ministre tuziranye, ngewe hari umuntu twabanye namenye ko akomeye, ukagenda nta cyizere nge nyifitiye rwose. Ngiye kubabwiza ukuri, nta cyizere mfitiye isi. Nzi neza ko iyi nyanja turi kwinyuramo, ariko isaha ku isaha haza irindi tangazo ritandukanye twari dufite ku munsi w'ejo washize. Bigatuma rero nabagira inama ikurikira. Inama yonyine aba bantu bagirwa bari muri umwiraba, aba bantu bari muri ubwato, ubwo banyura mu nyanja, ubwo bari mu bwato, aramuhura TV. Yesu nashimwe torero ry'Imana. Nshimye Imana ko impaye akanya ko kugera hano mu cyumba kuwa gatatu. Nari mfite akazi hano i Kigali, ku cyumba nateraniye i Remera. Uyu munsi numvaga ngomba kuza kubaramutsa, ariko ntabwo ninje kwigisha, ahubwo numvaga nshaka guterana n'abanyacyumba bo kuwa gatatu mbere yuko bazabakingurira mukaba benshi umunsi wose. Numvaga nkeneye kuza kubasuhuza. Ubwo rero abayobozi bambwiye bati nuza utuganirize ijambo riri kugufasha muri iyi minsi. Ku bashyitsi, amazina nitwa Emmanuel Wambaje, nkaba nkorera ku Gisenyi, habaye itorero ryacu, niho rero nkora umurimo w'Imana, niho ndi n'umuryango muri iyi minsi. Datinze rero ko amasaha yacu aba ari make y'umugoroba, reka nsome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza Mariko yanditse ibice 4 umurongo 35 turageza 41. Turasoma ibice 4 muri Mariko 35 tugeze 41. Ni amagambo tuzi, urebye nta magambo mashya kibaho, amenshi tuba twarayize twarayumvise. Umutwe w'amagambo aravuga ngo aturisha inkubi y'umuyaga mu nyanja. Aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. 35. Kuri uwo mugoroba, kuri uwo munsi bugorobye, arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Yesu yarasinziriye aryamye ibwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura, baramubaza bati mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arabaza ati niki kibateye ubwoba, ntimurizera? Baratinya cyane, baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Aya ni amagambo tuzi, kandi ntabwo azigira ariko kwigishwaho, kubera ko izi ni inkuru zabaye. Hari ibintu bizaba, ariko bino bintu byarabaye. Aya ni amakuru yabaye. Hano iwacu tugira inyanja, navuga ikiyaga cya Kivu nicyo gisa nk'aho ari kinini, ariko inyanja, habaho inyanja nini nk'inyanja y'Ubuhinde. Ni inyanja izwi cyane, inyurwamo ibicuruzwa byinshi biza hano iwacu. Hari inyanja ziriya za Atlantique, ziriya ziri hagati ya Afurika na za Amerika. Inyanja ni amoko menshi, cyangwa hari inyanja bita Pacifique, bavuga ko ishobora kuba hari ibamo imiyaga mike. Niyo mpamvu bahise ko ari inyanja ituje y'amahoro menshi. Aha rero tubonye iki ni ikiyaga cya Galilaya. Galilaya ni ikiyaga kiri mu majyaruguru ya Israheli, kuko Israheli ni igihugu kingana n'u Rwanda. Ku buryo rero Yesu
mu gihe cye hari harimo intara eshatu, intara ya Galilaya, intara yo hagati yitwa Samariya, no mu majyepfo hakaba Yudeya cyangwa se Yudaya, habaga Yerusalemu na za Betelehemu. Ni igihugu kingana n'u Rwanda. Ikiyaga cya Galilaya muzakibona hano kenshi, inyanja ya Tiberiya, ikiyaga cya Galilaya muzakibonamwo abigishwa ba Yesu bakirimo, kubera ko benshi mu bo yahamagaye barabarobyi. Yahamagaye abarobyi, abantu baroba amafi, ariko Bibiliya yanditswe n'abantu b'ingeri zose. Irimo abarobyi, abahinzi, aborozi, abami, abasirikare, abahimbyi b'indirimbo. Bibiliya irimo abantu benshi. Yesu rero mu kwigisha kwe yigishirizaga ku bibazo, yigishirizaga ku bintu wumva. Yigishaga abantu bakuru, aba bari abagabo yigishaga. Iyo mwumva ngo Yesu afite abigishwa, ntago bari abanyeshuri batoya b'imyaka 12, bari abantu b'abagabo. Hano ngira ngo urubyiruko ni ruke ruri hano. Yigishizaga abantu bakuru. Yashaka kubigisha kwizera, akajya ahantu hari ishyamba ririmo inyoni, akababwira ati nimurebe inyoni mwitegereze, mumbwire niba zibiba cyangwa niba zihinga cyangwa niba zisarura zigira ibigega. Ibyo somo akaba ritanze. Bagira ku mawuwa cyangwa se indabyo, akababwira ati murebere ku burabyo, nubwo mu mari minsi 2 bukuma ariko busa neza. Aravuga ngo Salomo nubwo yari umwami urimba cyane, ntabwo yigeze yambara nk'akarabyo na kamwe mu burabyo bo kwisi. Ariko ashaka kubigisha iki? Kubabuza kwiganyira. Burya kwiganyira turabibujijwe, ntabwo ari kubitekerezaho ngo ese niganyire cyangwa ndeke. Kwiganyira ntabwo byemewe, kubera yuko Yesu yaravuze ngo igaburira inyoni zo mu kirere, ikita ku burabyo bwo mu ishyamba, ikaba itakwemera ko hari ibaba ripfuka ku nyoni ngo rigwe hasi itabyemeye. Ntabwo izareka abantu bayo bazi kuyivuga babana nayo. Aha rero ni mu nyanja. Uyu munsi inyigisho yagomba kwigishwaho ni inyigisho yo kumenya ubutware bwa Yesu. Daniel yaravuze ngo abazi Imana nabo bazakomera. Kumenya Imana bigutera gukomera. Kumenya Imana, urwego uziho Imana, urwego Imana uyizeraho rungana n'urwego ukomeraho. Ikigero cyo gukomera kwawe kingana n'urwego wizeraho Imana. Imana ntushobora kuyibona mu muhanda ngo ubone itwaye moto, ubone itwaye imodoka cyangwa uyisange mu iduka. Imana uyibona iyo ufite amaso yo kuyizera, kuko Imana iriho. Nanga irahari, nahirahari. Ntago hano hari abantu gusa, n'Imana irahari. Hari Nyarugenge ntago haba abantu bonyine, haba n'Imana. Ntago hani gihe tugira abantu batubwira Satani cyane. Hage tugira abantu tubwira Satani ukagira ngo Satani rabatumye. Uzajya wumva umuntu akuzanira ubutumwa, wumve ukuntu avuga Satani. Usanga abantu bavuga imbaraga z'abarozi, imbaraga z'abakonikoni, ngibyo barenze, ngibyo babajugunyeho, ngibyakaye ba Satani bakagira ngo bamukora publicité. Ntibavuga Imana. Batavuga Imana, ugasanga abantu ubuhanuzi buje harimo ibintu bibiri, hakazamo ubuvuga Imana n'uvuga Satani. Abantu bakira ibya Satani kuruta iby'Imana. Ariko Imana irahari kandi Imana iriho, ntabwo tuyibeshyera. Ntabwo tubeshyera Imana. Iriho. Utiri hehe? Irahari. Mu gituma ikomera nyine nuko mutari kwibona. Iramutse muyibona nyine yabifite ikibazo nayo, ko byasaba ko ijya ikorera, ikagira irwara, igasinzira, ikaruha, bakatubwira ati ntiyakoreye hano buri Kacyiru. Gukomera kwayo nuko utagaragara kwayo. Ubwo nyine ibyo yahisemo ko ari kubigenza, yihitamo kwibera gutyo. Yaba yaravuze ati narayishatse, ngashaka iburyo sinyibone, ngashaka ibumoso ngayibura, kajya imbere kandi nsanga irahari. Ndashaka kubabwira ko Imana iriho, iri no kutwumva, iri no muri aya materaniro. N'abayikorera bose bayikorera kuko dutiza umwuka wo kwivugira. Ubundi ntitwagomye guhagarara ngo tugire icyo tuvuga. Yagombye kutubwira ati mwicare hariya ngiye mvuga, ikagivuga yonyine tugataha. Yigeze baho gutyo, yigeze bana na Mose ikajya igaragara gutyo ikavuga. Hagiye babwiye Mose bati uhori ivugana nawe wenyine, bayitumaho bayiga ati ugende uyibwire ko twishaka kuyibona. Byo kugenda wenyine ugakora amasesho 40 twakubura wagiye gushaka Imana ibwira izaze. Mose agenda aribwira ati bambwiye ngo uzaze, baragushaka kureba. Avuga ati nzaza, igwa neza
bihamagaye iraza. Yarabwiye ati nzaza. Ariko rero ati uzabibutse yuko nera mu byo mvuga, nera mu byo nkora, nera nijoro, nera ku manywa, ndera naho nkandagiye harera. Ubwo rero niba bashaka yuko nzaza bajye koga, boge, bakarabe, bamese imyenda, kandi bazengu umusozi nzahagararaho mumenye ko ari uwera, ntajye uzawuzamukaho cyangwa itungo muhagoti, kuko ngewe nzaba naje mwantumyeho. Batuzaza byarati niza muzabimenya, nindamukanje muzabyibwira. Iyo Imana iri kumwe natwe turabimenya. Iyo Imana iri kumwe nawe urabyumva. Ntabwo Imana izamwibanga, ni nini cyane, ntabwo yazamwibanga ngo byemere, iza mu bubasha bwayo. Mose rero ije batarayibona n'amaso, ariko abaturage b'Isiraheli barayitegura. Mose ababwira ati ejo nyakubahwa azadusura, umusozi barawuzenguruka. Ije rero iza ko kundi nyine iteye, iza ko kundi imeze, nta kuntu yakwiyumanganya. Habanza inkuba, haza inkuba n'imirabyo, ngo umusozi waka umuriro. Noneho ngo itangiye kuvuga babwira Mose bati yibwirire keraho ntikomeze, kuko ntitubasha kumva ibyo uvuga, twagize ubwoba. Cyakora ikubwire tukiye bugufi, ikubwire uzudusemurira ibyo yavuze. Bati ni kuriya wabaye, batubwira igihangange, ubana n'Imana icana umuriro kuriya. Aravuga ati n'ubundi twahuriye mu muriro, twahuye n'ubundi mu gihuru kuriya, niko mbana nayo, yampamagaye n'ubundi mu gihuru cy'umuriro. Imana rero iriho, Imana iriho, Imana irahari. Mugende mujye mubwira Satani, mumubwire ngo ariko n'Imana irahari. Ntagira umuntu muhura akubwira ko hari, uzavuga uti ntuhari wenyine, hari n'Imana. Uyu munsi rero Yesu arafite ikibazo cyo kwibaza ukuntu abigishwe batamuzi. Hari indirimbo ngira ngo hoza agira ibivuga ngo kubana na Yesu ntumumenye ngo nakaga. Muzi ko Yesu iyo mubana akabona ntubyumva, ashaka ukuntu abigenza ariko ukamumenya. Yesu biramugora kubana n'umuntu utamuzi neza ku rwego umumenya. Ese abigishwa ba Yesu bari bazi Yesu, bari bamuzi ku rwego rwo hasi, ku rwego ruciriritse. Yesu aravuga ati mva rero ku mugoroba tugende. Icyo nakunze yababwiye aho bagiye kujya. Yarabwiye ati aho tugiye kujya ni ukwambuka tukajya hakurya y'inyanja. Gahunda niyo, misiyo niyo, ubutumwa nubwo. Bafata ubwato mu mato menshi, bafatamo bumwe. Nawe aravuga ati kare ntago mugenda mwenyine, turajyana. Dufite Imana ijyana n'abantu. Buriya nitumara ko nitubona kanya mugaha abantu umwanya wo gushima Imana muri Covid, ukuntu abantu babonye Imana. Abantu bazi ngo babonye ibibi gusa. Hari abantu bafite Imana kuruta mbere ya Covid. Hari abantu bafite amashimwe aremereye ku buryo bavuga ati ngiye nabonye Imana. Mu gihe tudatekereza ko Imana iri gukora, nibwo biri mu kazi. Imana yabaye mu kazi, isura abantu mu ngo, nta materaniro ahari, ibana n'umuntu wese muri twe. Abantu bayimenya birenze uko bayimenyaga mbere tugiterana tugihura. Hari umuntu wari umukene, niyo wampaye ubwo buhamya. Hari abantu baba bafite ubuzima bugoye ku buryo abantu bose bamugirira impuhwe. Yari umuntu ufite ubuzima bugoye, ni hano mu mujyi ku rusengero rumwe. Abantu bose bazi ko habaho mu buzima bugoye. Covid iteye, bya bindi bitaguma mu rugo ya mbere murayizi, yamaze sinza amezi yamaze hano, ariko murayizi ukuntu yari imeze. Yindi yavugaga ngo umuntu wese ngo kuveje uguma huri ngo nta kugenda. Imana ikoresha abantu bakajya bose batekereza ngo ariko wa muntu ameze ate, ko twamufashaga ubu ameze gute. Yarambwiye ngo momo yiwe, momo ye igi mobile money bashyiraho amafaranga, ngo umuntu wese yumvaga umwuka amubwiye ngo ariko wa muntu ngo yaba yaramutse, ngo baragenda barohereza baruzuza, ngo yarameze nk'umuntu uhembwa buri kwezi kandi yibera mu rugo. Mu gihe mbere atabonaga ubwo buryo, ariko muri Covid abona ubushobozi yahawe n'abantu atabusabye. Imana imwitaho ku buryo niyo munsi yabigize ikorasi. Ngo bohereze ibiryo, uvuye guhaha wese gakohereza umuceri, akohereza ibiryo, ngo ageze ngasigara afasha abandi. Yarambwiye wageze ku rwego ngabona depo ibaye nini, ibaye ntoya, ngajya avuga ati ko nta bandi bashonje, nawe atangira kuyigaburira abandi bantu. Biba muri Covid. Mu gihe abantu bazi ko Imana idakora, Imana ikabira hari. Abarokore bagize amahirwe yo kumenya ibi bintu. Yesu yigeze avuga ngo murahirwa kuko mwumvise ibi bintu abandi batumva. Ibi bintu mwumva birakomeye. Hari abantu batagira ibyiringiro, musangira ibibazo ku buryo nta makuru meza agira. Ariko ndashaka kubabwira yuko Imana irahari.
ntizegere inagenda irahari, ni yacu, ni umwihariko w'abarokore, ni umwihariko twifitiye. Yesu urabona abantu n'abigishwa ariko batazi imbaraga agira. Arangije ati tugende tujye hakurya, ngo bajya mu bwato. Rero ubwato Bibiri bivuga kwinshi. Ubwato bwa Nowa hari umuririmbyi yavuze ngo natwe twahawe iyo nkuge ngo nagakiza. Ubwato ushobora kubwita kwizera, ushobora kubwita umutima wawe. Ni ahantu Yesu ajya, ni ahantu Yesu abona kwirwa, ngo ajya mu bwato, Yesu ngo aryama mu bwato. Ngo bagihaguruka hari ibintu byinshi biri muri iyi nkuru. Umwanya ni muto kuko tugomba no gutaha kugira ngo tubone amayira tugeza aho tujya, ariko ikirimo cyo ni uko bwari bwije. Ariko mwari mwabona ibintu biba mu nyanja bwije, urakahagenda ku manywa. Muzi guca mu nyanja bwije, guca mu nyanja bwije hatabona, ku mugoroba bugorobye. Kuki atagiye kare? Kuki batagiye ku manywa bagenda bugorobye? Yageraga ngo avuge ko niyo bwa bugorobye Yesu yakora. Ajya bazi Yesu ko akora uko amatara acanye, niyo bwaba bwije hatabona arakora. Ndetse nabonye Yesu akora nijoro kuta ku manywa, kuko njya ndeba ukuntu mwese muri mwaryamye mu ijoro ryatambutse, umuntu akamera nk'uwapfuye, Imana ikakurindira umutekano ukabona burakeye. Ibintu Imana ikora nijoro birenze kwemera. Imana ikora nijoro, ariko Satani nawe agakora nijoro. Hari abantu bapfa nijoro, ibibazo biba nijoro, ijoro riteye ubwoba. Ariko Imana nayo imaze kubona yuko umwanzi akora nijoro, nayo yashyize imbaraga mu ijoro. Imana iba mu ijoro igakora. Uyu mugoroba rero ngo baragenda ngo bajye hakurya, ngo Yesu ajya aho bita ibwerekeza, ngo arasinzira. Ngahita nibaza ikibazo, yarasinziriye cyangwa yarisinzirije? Bibiri ivuze ko yarasinziriye, ariko nkahita njya ku muririmbyi wavuze ngo ntiyaryama twashira. Undi aravuga ngo ntizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda ntabwo ihunikira, ntabwo isinzira. Hari igihe Imana ijya igisa nkaho isinziriye, Yesu agasa nk'udahari, agasa nk'udakora. Iyo bimeze gutyo Yesu arantangaza. Amaze gusinzira yahise asinzira, yageze mu bwato ahita aryama arasinzira. Akisinzira haba hateye ibibazo yagombye gukemura. Haje rero ibintu nka bitatu. Haje umuraba, haza n'ishuheri. Ni ibintu bijya kumera kimwe, ariko umuraba ufata amazi ukahindura imisozi, ishuheri ni umuyaga uvanze n'amazi. Ngo biragenda bifata amazi byasuka mu bwato bwenda kurengerwa. Ubwo uyu mugabo arasinziriye. Nkibaza amazi yamugeragaho, yararyamyeho amazi atagera, ariko ikiriho cyo yarasinziriye. Ntekereza ko yarasinziriye ku rwego bamubabarira. Hari igihe umuntu ajya asinzira ukamubwira uti mba ndakubabariye, uyu muntu mwe kumukangura, arananiwe, afite ibitotsi, mu mubabarire. N'ubwana butoye, n'akana gato, hege umwana mutareba mama we yasinziriye, akamenya ko yasinziriye, agakangura, agakubita, akamureka, timamba yasinziriye. Uyu mugabo yari yasinziriye, yarasinziriye ku rwego bibonesha amaso. Asinziriye rero baterwa n'ikibazo, baterwa n'umwuzure, baterwa n'amazi, ngo yisuka mu nyanja. Abagabo batewe n'ibi bintu by'umuyaga n'umuraba barabahanga mu kuroba, barabahanga mu kuroba, barabahanga mu kumenya iby'inyanja n'ikirere, babanza kurwana n'amazi. Iyo tubona Yesu asa nk'usinziriye, iyo Yesu asa nk'udakora ku buzima bwacu, akenshi twirwanaho. Aribyo ibyaha by'abarokore, ibyaha by'abakristo dufite, ni cyaha kivuga ngo Imana imbabarire kwicira inzira. Nicyo cyaha tukunda kugira cyane. Twicira inzira gihiki, ni ryari abarokore bicira inzira iyo babona uyu mugabo asa nk'utari gukora, asa nk'usinziriye. Byajaga bibaho no mu Isiraheli, no mu Isiraheli byajaga bibaho rwose, Imana igasa nk'itahaba kandi hari. Ngo birwanaho, ngo bicira inzira, bashaka ukuntu bakemura ikibazo, ngo birangije kirabananira. Bibananiye rero Yesu agira agaciro binaniye abantu. Niyo mpamvu ntimuzamukangure mutinzi, kuko muzamwamaze kuvunika cyane. Iyo wirwanyeho kandi Imana yakujyanye mu ishuri, birangira bikunaniye, byamaho kunanira, ukavuga utariko nibagiwe ko Yesu ahari. Nkibaza ikibazo, aba bantu barimo barwana n'amazi n'umuyaga, ko batari guhagarika ishuheri, bari bazi ko bigenda gute? Reka mbatekerereze. Ntekereza ko bari bazi ko Yesu atabishobora. Bari bamugiriye impuhwe, bashaka kumukiza nawe, bashaka kuvuga ati uyu mugabo ataza reka tumurengere, tuvana amazi mu bwato nawe ataza kurohama. Ariko nabyo biranga, bageze baramukangura,
bageze kuri step yo kumukangura ntago kwari kumubwira ngo bamureka ryame, baramukanguye. Niba barakuriye amaguru, niba baramusutseho amazi, ariko bamukanguye bamubwira ngo databuja ntubyitayeho, mwigisha ntubyitayeho ko tugiye gupfa. Mbere bumvaga batapfa, bagera ku rwego babona no gupfa bishoboka. Babonye bishoboka baramubwira ati nushaka kubyuki. Ubundi abakristo iyo umuntu abakristo twebwe iyo tubonye bimeze nabi usanga gusenga byazamutse. Gusenga jya bizamuka iyo tubona tugiye gupfa. Niho twumva twasenga amasengesho menshi. Abantu bari muri Rwanda 95 muri bukubyutse bari buhari 95 6 7 8 kuza muri 2. Buriya ntago bwari ububyutse, harimo n'ubwoba. Kwa tuvuye muri genocide abantu bagihungabanye n'ubuzima barabwanze. Hari abantu banze kwiga, abanze gukora, bumva ko ntacyo bamariye, umuntu akaba ari wenyine mu buzima, umuntu akaba tuwanyijyanira mu ijuru, atamaboko amare karamanutse. Mbese abantu nyine bakumva bakwezwa cyane kuko bagiye gupfa. Y'abantu bumva bagiye gupfa usanga bashaka Yesu cyane, bakumva baramushaka, ariko iyo bagifite imbaraga zo kwirwanaho baramwihorera. Kandi dufite ubwenge, twarize, dufite amafaranga, dufite bene wacu, dufite abantu bakomeye tuziranye. Hari umuntu afite abantu bene wabo kabahamagara ati mfite oncle, mfite tante, mfite afande, mfite ministre tuziranye, ngewe hari umuntu twabanye namenye ko akomeye. Ukagenda muri ibyo yavuze ngo nuzuye agahinda n'ubwihebe mbuzi byo niringiraga, nguruka amaso yanjye arahumuka. Ukibaza yahumutse ryari? Nuzuye agahinda n'ubwihebe mbuzi byo niringiraga, amaso yanjye arahumuka, ngo ndakureba Yesu ndanyurwa. Akenshi iyo tubonye byanze nibwo tumukangura. Inama mbashaka kubagira ni rero, mujye mushaka Imana bitaranga. Kwanga ko ni ibintu bisanzwe. Amfite kuba umuntu afite ubwato ari no mu nyanja. Nigeze njya ahantu hamwe tunyura munsi y'inyanja. Sinzi ko inyanja baynyura munsi, ntago nari nzi ko bibaho nabyo. Nanyuze munsi y'inyanja. Inyanja tuyigezemo nsanga bacukuye umwobo umeze nk'uw'imbeba cyangwa w'ifuku, bashyiramo amatara, baca munsi y'inyanja barambuka. Ariko ngeze munsi kure hasi cyane ndibaza, ubu amazi ari hejuru, abahungu bacukuye munsi yayo, banyuzamo umuhanda, bashyiramo amatara, ariko nkajya mbona iri kuva. Nabonaga hari kuva, nkajya mbona hari kuva. Ndabaze ko mbona hari kuva. Iyi nyanja yanyu ndabona uko biri kose hari ikibazo. Barambwira ngo abahanga barabirebye basanga ngo nubwo ava atonyanga ngo ntabwo atugeraho, ngo hari kilometero nyinshi uturutse munsi y'inyanja. Ariko ubwo nibajije umuntu agenda munsi y'inyanja ati wanyura munsi y'inyanja wanyura hejuru, iyo byiswe inyanja biba birimo risk. Iyi si turimo rero, iyi si turimo n'ubuzima turimo, turi mu nyanja ishobora kwibirandura isaku yindi. Ubu ngubu ndabizi abantu gusanga Imana ngo Mana ngo tugirire vuba, ngo tujye mu materaniro kwa gatatu, twashaka kuzura icyumba tukabiribira Imana. Tukiri nahangaha, tukiri nahangaha muri ubu bwato, tukiri muri iyi si, muri iyi nyanja, tukiri muri ubu buzima, byose bishobora kwibirandura. Ibintu bishobora guhinduka, kandi bishobora guhinduka kanya gato. Ubu bantu gusenga Mana gira vuba, cyengura imiryango, dukora ubukwe nka mbere, dusubira mu buzima busanzwe. Mbese abantu bari gutekereza kurota gusubira mu buzima tuvuyemo. Ariko mushobora kubona mu gitondo kare biri biranduye. Yakumva baravuze ati musubire iwanyu. Twatiri mu mishinga tukumva biri biranduye. Umuntu rero ikintu cyabera abantu cyiza nuko babira ko bitazibirandura. Kamuguti rwose imbere na amahoro nta bibi mwikanga. Biri kavuga ngo bararyaga mu gihe cyo kwa Nowa, ngo mu kintu bakoraga harimo ibintu byo kurya, hari imirire, bararyaga, baranywaga, barashingiraga, ngo bararongoraga, ngo kugeza igihe umwuzure waziye ngo urabatungura.
garanti nabwira mwebwe abaje gusenga uyu munsi wo kuwa gatatu kuri umugoroba niyikurikira. Iyo bita garanti cyangwa silence. Abenshi hano mu mujyi ibinyabiziga ni byinshi hano muri Kigali, ariko abantu benshi batwara ibinyabiziga nta muntu upfa kugenda atafite silence. Ni bake cyane, niba abana baho simbizi. Umuntu asohokeye mu rugo avuge ngo ndiyizeye, ndumenyereye umuhanda, kaburembo nta kibazo, nziranye n'umuntu ukomeye mu muhanda, ukagenda utagira ubwishingizi. Ni bake, wabura ibindi. Ariko umuntu asohoka mu rugo ateganya ibibi kuruta ibyiza, bigatuma aragura ubwishingizi akabugendana. Muri iyi nzira twatangiye nayo, ubu bwato tunyuramo ni isi turi kunyuramo, nta cyizere nge nyifitiye rwose. Ngiye kubabwiza ukuri, nta cyizere mfitiye isi. Nzi neza ko iyi nyanja turi kwinyuramo, ariko isaha ku isaha haza n'indi tangazo ritandukanye twari dufite ku munsi w'ejo washize. Bigatuma rero nabagira inama ikurikira. Inama yonyine aba bantu bagirwa bari muri umwiraba, aba bantu bari muri ubwato, ubwo banyura mu nyanja, ubwo bari mu bwato, icyizere cyonyine bakwiye nuko utegeka umuraba n'umuyaga abari kumwe nabo. Ibindi byose byo nta bihari. Uhari ni Kristo gusa, naho ibindi byose mu gitondo abantu wabahamagara ntibakwitabe. Mu gitondo umuntu wagurije ntiyakwishyura. Mu gitondo banki yaguhakanira, yarakwemereye credit, hariyo n'impapuro. Mu gitondo byakwanga. Ikintu cyonyine cyatuma ugira umutekano ugasinzira ni ukumenya ko utegeka umuraba n'umuyaga ari mu bwato. Yari mu bwato rero ntago bibuza umuyaga kuza. Mwingi yavuze ngo ntago amahoro azahora kiretse Yesu atsembye iki? Urupfu n'ibyaha. Kuva ibyaha biri kwiyongera rero, ubwo byo gutekereza ngo isi zaba ijuru ntibibaho. Kuva abantu bakora ibyaha bakiyongeza, bakabirya, bakabinywa, bakabyoga, ibyo gutekereza ngo bizaba byiza byo mu byibagirwe. Uko isi ikora icyaha, uko isi babaza Imana, uko abantu bashobora gukora ibibi, niko bikururira kurimbuka. Niyo mpamvu hari igihe tuvuga ngo nta kibazo, ariko Imana yabwiye Aburahamu ngo abana bawe bazajya Kanani, abanyakanani maze gukora ibyaha bigwiriye. Yaravuze ngo Kanani ntago bajyayo. Impamvu mutajyayo muracyari bake, mubanze mwororoke mube benshi. Age cya kabiri, abanyakanani bafite ibyaha bike, nibimara kwiyongera nzababwira mujye gusanya Yeriko. Uko abantu bagenda bakora ibyaha hejuru y'ibindi, niko batebutsa ibyago n'amakuba byo muri iyi si. Niyo mpamvu rero ibanga rikomeye nuko umenya ko mu bwato, ubwo bwato ugendamo, ubwato ni ubuzima bwawe, ubwato ni imibereho yawe, ubwato ni agakiza, ubwato ni ukwizera kwawe, ubwato ni ukwizera. Kuko nimuza kujya ku ruhande turimo dusoza, urasanga yarabagaye ko batizera. Ntiyavuze ko atari abarokore, reka da. Ntiyavuze ko badaterana, ntiyavuze ko atari intumwa, bari ba apotre. Baruta ba bishop, barutaga abamwarimu, barutaga abakuru b'itorero, bari les apotres. Abantu bita bari intumwa, babandi njyabona abantu bitwa ba apotre. Mutwa apotre, bishop, umuntu ukomeye cyane, bari ba apotre. Ntago bari abanyamubatizo, bari abapotre, bari intumwa. Ariko arababwira ati ikintu mbagaya ni kimwe, muri intumwa ariko ntago murizera. Hanyuma rero niyo mpamvu mwirwandiriraga. Assurance yonyine, ubwishingizi bukomeye nuko Yesu bagomba kumenya ko Yesu ahari. Icyambere gikomeye cyangwa kibabaje ni ukubana na Yesu ntumenye agaciro ke mu muraba no mu muyaga. Ntibamenye agaciro ke, kurindira kumubyutsa bigeze hariya. Hari ijambo nasomye rivuga ngo urabikora nka kwihorera kugira ngo turahwanye, ngo umunsi umwe ngo nzabishyira ahagaragara, muza gukina ku mubyimba ibyo utinya byakugezeho. Ndashaka gusaba urokore mwaje gusenga muri aya masesho gatatu, bikomeze ku Mana. Mureke Imana ifate ahantu hanini, espace nini. Burya mu muntu abajya bagura ama telefone cyangwa ama laptop, ama computer, hari byo bita
espace ugasanga ufite gigabyte 200 300. Buri wese afite ahantu Yesu yaba. Buri muntu wese muri mwe afite espace, afite umwanya Yesu yabamo akabona harambi ku musaya. Nimureke Yesu aze wese. Niba nibindi mwiringira n'abantu mwiringiye, kwiringira abantu mubigira amahitamo, kwiringira Imana mubigira itegeko, kwiringira amafaranga mubihe igihe gito, hanyuma kwiringira Imana mubigire ihame. Niyo idashira, niyo idasaza, niyo idapfa, niyo idahemuka, ntabwo uzicuza. Ariko ibisigaye ibintu byose birahinduka. Kandi umuntu ashobora kuvuga ati ariko se ubu ntibizaba byiza? Ari ndubigize byiza, ninde uzabigira byiza? Aho tujya, aho tugana, aho isi ijya, birasaba ko abakristo abarokore biga kubana n'Imana, ukayishyira mu mutima wawe, mukabana karamata, ku buryo wongera igipimo cyo kuyizera, ukazamura urushinge rwo kwizera Imana. Hari akantu twita supaguru, ni kakantu bajya bafatisha utuntu twenda gucika. Urushinge rwo kwizera Imana ukaruzamura, ugashyiraho supaguru, rugafata we guhungabana. Ukagira kwizera kuri ferme gufunze, ukihambiranya n'Imana, mukaba agati gakubiranye. Nura mukubikoze ntabwo uzicuza. Aba bagabo rero bageze mu bwato, bamaze kugira mu bwato birwanyeho. Twagiye twirwanaho natwe, cyakora ngiye maze no kubireka ibyo kwirwanaho nabiretse. Ibyo kwirwanaho nasigaye nabiretse. Navuze kazage niryamira nk'umwana nisinzirire. Ubundi impamvu abana urya impamvu mubona ubwana butoya bubyibuha, buga nuko ntacyo bibabwiye. Bazi ko bafite nyina, akabebe kararyama bakakuhagira, ntukabaze ibyejo, gafite mama. Ibyejo ni mama we, ibyejo ni mama, nta bindi. Buriya Imana itubwira ngo turabana, ntabwo ibishaka kudupfobya no kutugira abantu hasi. Ibigira ngo itubwire ngo ibishaka itubwire ariko mwabaye nk'abana bato, mwabaye nk'abana bato, mukamuryama mugasinzira, ubundi mukamenya ko mpari, mukamenya ko ndi papa wanyu, mukamenya ko ndi mama wanyu, mukamenya ko ngira n'ubwo nzi guheka, mukamenya ko nzi no konsa, muzi ko nzi gushyira ku bitugu, mwanyemereye mukangirira icyizere. Imana igirana ikibazo n'umuntu utayizera. Umwana muto rero iyo abyutse nta kindi ahamagara mama. Mama ndashaka umugati. Ibyo kuvuga ngo ntukora ntibimureba, ukora udakora ntibimureba, no kumubwira ntukanamutuki. Uzibuke ko n'uburenganzira bwe afite mama, agomba kumubwira. Nako dufite Imana. Aba bantu rero bimaze kwanga, bibuka ko bafite mama, ko bafite papa, baramubwira ngo databuja ntubyitaye ko tugiye gupfa, ko dushize. Ngo arakanguka, akangutse mbere yo kugira ikindi avugana nabo, avugana n'umuyaga. Ndashima Yesu uvugana n'umuyaga. Umuyaga ugira amatwi, avugana n'umuyaga. Arababwira ngo muyaga, nawe washuheriwe, nawe wanyanjawe, ceceka. Ibi nibyo basubiyemo. Iyi ni inkuru ndi gusoma, yarabibwiye ngo ceceka, tuza. Ngo inyanja iratuza rwose, ngirahora. Noneho batangazwa n'ukuntu inyanja rifite amahane kuva batangira. Inyanja yabaserereje, naho bari kumwe n'umuntu ubwira inyanja n'umuraba bigaceceka. Barafase, uyu ni muntu ki? Kuki tutabimenye kare? Kuki tutamenye ko uyu mugabo afite ububasha bwo kubibwira bigaceceka? Maze ngo baratangara, arababwira ati ikintu bagaya nuko mutarizera. Ngo bakomeza hakurya baragenda, ariko ngo baranatinya, bagira ubwoba bati ntitwari tuzi ko Yesu ateye gutya. Ndashaka kubabwira iki rero? Mwisunge Yesu, mumwizere, mumaremo agashinge, mumaremo volume. Hari ibyo kwaga tugira kera, twagiraga amakaye yitwa gasuku twiga muri primaire, tugasanga hari icyo bita marge. Hari umurongo utukura baciyeho usa ku ruhande, hano bakayita muri page
hano bakahita muri marije bakatubwira ngo nta munyeshuri yemerewe kuhandika ngo naha mwarimu ngo nahajya ashyira amanota n'ibindi na comment ibintu ashaka kwandika. Ngiye kamagira inama iyi marije muyikureho nayo, uyu murongo muwegezeyo nawe muyikureho, mwizere Imana mukuremo marije, mumarire umurongo muwukureho, ntimugira akantu musigaza marije muyisibi, nubwo ariko byari bimeze ariko mukureho marije. Imana muyizere yose 100%. Numurangiza umuraba nuza azawubwira ngo ceceka tuza kuko ndahari. Imana ibaha umugisha. Amen. Imana ibaha umugisha. Muribuka dusenga amasengesho y'imisi myinshi, muribuka ari abantu bavuga ngo ariko ngo twasengeye ngo 3 ngo 5 ngo amabaje wayatugarurira wazana za baje. Haro nabwiye nti waba wayasenze ko abikika, wayasenze kuzayakenera. Naho haro nabwiye nti kizagera umenye impamvu wasengaga. Noneho rero mu gihe biri kwemera n'ubusenga n'uyu wa gatatu nibakingura bakaduha umunsi wose hano tukuzura ni umugisha, nitugumana aya masaha 2 ni umugisha. Naramubwiye nti waba yabika ko umuntu ayakenera ko abikika. Niba turatiramvuna twiye dukora niba ture umuntu aravuga ngo kwa gatandatu ngo tuba twarushye ngo tunaniwe cyane ngo abantu bavuye mu ntara kwa gatanu ngo mukure samudi, ndi turayikuraho nayo tuyikuraho turagabanya. Ariko nimubona gusenga kubaye kwinshi mujye mufataho cyane, mumenye impamvu yabyo nyuma. Nta gushaka kumenya impamvu uri gusenga. Numva umwuka wera kubwira gusenga nijoro wananiwe unaniwe hagiye unaniwe, sinzi ko bibaho nkanjye. Hari igihe nanirwa kumva umwuka nawe aje kumbyutsa ngo byuka usenge, karaka wa mwuka we kuzi nabiyo niriwe kuza akazi mfite ejo ngo ngiye gusenga. Mbafite amahitamo 2, kwikiriza ngo yego cyangwa kwanga. Ariko nikirije ngo yego ngiye gusenga, mpita mbona imbaraga zo gusenga. Iyo mpagurutse nkagenda ziraza, iyo naze kujyayo nijwi rirahagarara. Ejo bundi sinzi aho nari ndyamye, nari naniwe cyane, nari nakoze akazi ndananirwa. Amasaha yo gusenga arandenga, amasaha nsengaho ararenga, arenze mbona bungereyeho ndiryamira ndapa aho nasengeye reka nduhuke zongera nkora ndejo. Ariko uwo munsi iyo nsenga hari icyo nagomba kurengera, nibwo namenye impamvu Imana bira gusenga. Namenye ko iryo jwi ryaje nagomba kuryumvira, nese mfata ibyemezo bikurikira. Icyemezo cya mbere ngomba kuyensenga naniwe, nakumva naniwe ngasenga kuko hari impamvu Imana ibishaka ko senga. Impamvu ya kabiri ngomba gusenga mu gihe abantu bavuga ko ari byiza. Hari igihe abantu bavuga ko ibintu ari byiza bakabibatiza bakabisiga amarangi, ariko icyo gihe bavuga gutyo ngo bazabibira ko nta kibi gihari. Nkwiye gusenga. Icya gatatu nkwiye gusenga mbonye umurabuje, sindindire kwangiza byinshi, ahubwo nkibona umuraba utangiye gasenga. Ndimo minyiga abantu nyarugengero ngo mukomeze musenge, kandi muri magashinge kose mushyiraho supaguru mwizera Imana. Hanyuma kuri marije yo kwizera Imana muyikureho wa murongo tukora mu busibe, murangiza mwizera Imana ihinduka ibyiringiro byanyu. Imana ibaho umugisha. Amen. Nashoje sekunde 2 zirageze kandi tugomba gutaha n'igice, ariko ndumva shaka ko dusenga nk'isengesho ry'iminota nk'ingahe nkagufasha nange nifasha, hanyuma nkabasaba abantu nyarugenge ngo ngere busenge. Iyo nibutse ibihe twageraga makira cyumba cyari hari haruguru, twari tuzi ko tuzaza hano kuwa gatatu. Simbizi niba kuwa gatatu marigeze muza hano na rimwe, ntago mbizi, ariko njya nibuka twicaye hari ikintu Imana yatubwiye. Turimo kakumba gatoya tubyigana dushyira amahema, nta ntebe
pfundika duteranye dutebe iki none urusengero rurahari protokole ntikigoye ariko kujya gusenga no kujya kubisaba cyagihe hari hato gusenga tubyemerewe nta n'uwo tubisaba tutanandika none intebe zambaye ubusa abantu bashobora kujya nk'abantu 2,000 no byakwemera nabira byuma twabikuraho muzi ko era byuma biri hariya bitazahaguma bihari kubera yuko hano duteganya birabishobora kuhava tukahagura kuko uzi ko hose hagera hariya ibi ni byerekana ko gusenga ari ngombwa. Yesu nashimwe toro ry'Imana. Amen. Aya masaha aragoye haranashyushye ariko ni byerekana ko gusenga ari ngombwa. Hari insengero zacu zifunze twe dufite nyinshi iri iwacu mu ntara dufite nyinshi. Mu nsengero 540 na 3 hashobora kuba hafunguye nk'ijana50. Abantu baravuze bati twubake barubaka n'imbaraga n'ibikarabiro birarangira turandika turategereje. COVID-19 idufungiye insengero ntago ari umuntu wazifunze ni COVID yazifunze. COVID ikajya ibyara umwana muzi ko ifite alphabet yari tumaze yitwa delta ni inyuguti z'ikigiriki alphabet ni alphabet A B C D niko impamvu bayihaye rero zina. Ese COVID yaba yatwemereye kwigiye ntabwo tubizi. Mu Isiraheli baravuze bati kwinyagwa wakingira cyane bakingira abaturage bose barabarangiza bavuga ati tujye muri weekend dukora ibitaramo yararangiye mu kanya yari bamaze bati mugaruke agatsindwa iracyahari agatsindwa irahari kari inkingo zifatika. Ubu dukwiye gusenga mwarimu Jean Paul hari ibintu Imana izakora yonyine mu bintu byose nababwiye byose hari ibintu abantu bazakora hari n'ibindi Imana yonyine ubwayo izavuga ngo ceceka. Ubwo urumva tutamukangura katonde tube turwaza noneho nitumara kunanirwa tuzamubwira ati ariko nyakubahwa atubwira ati ubundi kuki mutibutse ko nanjye mpari. Maguhe dusenge rero Imana ibaha umugisha itugirire neza. Ubwo rero ubutumwa kwa kubabwira ngo twe gutinda kumubyutsa tumubyutse vuba mu kibazo cyawe aho uri mu muraba urimo tumubyutse. Tugiye nanone gusaba mwarimu kazi wacu kari bugere hino uzamura isengesho ntacyo usengera aho ngaho ndagira ngo usengere isengesho ubwira Imana uti Imana ndashaka gusenga mbese nimusenga aho mutigeze musenga mumbabarire ayo mwasenze muyibagirwe muyareke ntimuyabare ayo mugakaye muyareke usenga aho utigeze usenga utangire none uvuga uti Imana sindasenga nange ntago nzasenga ubu ndi kubwira Imana yigisha gusenga kuko numva ntarasenga ndagira ngo Imana uti Imana ndashaka gusenga ibyo usengera byo birahari ariko reka dusengere. Turakubashye Uwiteka Imana yacu uri Imana igira neza uri data wa twese mwiza uri Imana y'urukundo uri Imana y'inyebamba uri Imana y'imbabazi uri Imana yacu uri Imana yaduhamagaye iduha agakiza ku buntu uri Imana idahinduka itagira n'igicucu cyo guhinduka uri Imana iriho uri Imana yatwongeje uyu munsi tububaho ntitwirengagije ko hari abari mu bitaro Mana batazi naho amasaha yageze barimo bombone barimo amasonde ariko dore twebwe turi mu nzu yawe twaje kugusenga Mana twaje kugucira bugufi twaje kuvuga kuri Imana twaje kuvuga kuri Imana idahinduka nta yindi Mana iriho nta nizabaho yuvuze biraba wategeka bigakomera ufite imbaraga zo gucyaha uyu muraba n'umuyaga ufite imbaraga zo gutegeka icyampa tukabimenya
turabishimye Icyampa mu izina tukabimenya, rya icyampa Yesu tukabimenya, turabikubahiye Mana icyampa tukabimenya, dore abagore baje icyampa abagabo tukabimenya, baje icyampa abasore n'inkumi tukabimenya. baje nta wundi Iyo baje dukanguye kureba uraza, nta wundi dukanguye baje uraza. kubwira Haleluya, baje kubwira haleluya, Imana ishobora haleluya. byose Niwe baje wumva, kubwira data niwe burya wumva ibyo mwiza usabwa, ni wowe ubwawe wumva ni wowe ibyo usabwa, wenyine niwe ufite imbaraga utegeka umuraba n'umuyaga natwe turi hano bigatemera. rero Mwami, turaguhamagaye ugira Mana neza, twumvise kandi ijambo ufite imbaraga ryawe zawe. twumvise Dukwiye yuko kukubwira, ubwira imiyaga yo, ukabwira urategeka umuraba bikemera, nawe ukakumvira bivuze rimwe natwe biratwemerera, turaje Mana ufite itegeko duhe ryo mu kanwa kwizera, kawe, tegeka Mana, ibyananiranye, tegeka ibyaciye intege zura abantu ibyapfuye, mu izina rya rema Yesu ibidahari. muri iyi minsi Niwe abantu Mana benshi nziza, niwe mutabazi. barakomeretse abantu Turagushimye. benshi bababajwe na Hari abantu byinshi bicaye mu ariko rugo, kuri uyu ibintu mugoroba byaranze, ariko turongeye urabwirwa, turakwizeye Mana turabyemerewe. tanga ukwizera mu bantu bawe Haleluya, haleluya. tanga ukwizera muri iyi paruwasi Sifa ya ni zako Nyarugenge Yesu. tanga Mana, ukwizera mu Mana. baririmbyi Uri Imana tanga ikiranuka, ukwizera uri mu Imana idapfa. banyamasengesho Uri Imana tanga idahinduka, ukwizera uri muri natwe. twebwe turi hano Mana Twaguhanya n'iki, ongera twaguhanya nande. utwigaragarize tukumenye Mana, bundi bushya Mana. twigishe Yewe Yesu. gusenga Mana duhe ibihe Mwami. byiza byo gusenga Yo, imbaraga ibihe zawe byiza zirakora. byo kukubwira ibyacu Urategeka ibihe byiza umuraba byo n'inyanja kukubwira intege nke bikemera. zacu. Uwo nguwo Tegeka wategetse niwe byose tugifite. bikumvire Mana Iyi Mana niyo Tegeka yacu ibiri mu yakesha mitima imiraba y'abantu n'imiyaga. bawe. Abacitse Mwami, intege uri kumwe wongere ubahe natwe. imbaraga Kandi uri abananiwe wongere umutabazi. ubahe imbaraga Twaguhanya Mu izina n'iki, rya twaguhanya nande. Yesu. Mbese Washaka twaguhanye yakwizera. nande Mana Twakuramo abantu marshi. bagiye bizera Tugasenga. abandi, ariko nta Tugakuramo mbaraga imbago zabonyemo n'inzitwazo n'impamvu. ariko noneho turaguhamagaye Niyo mpamvu kuwa Mana gatatu, kugira ngo ushoboreshe abana bawe baje abantu imbere bawe yawe. imitima y'abana niwe Haleluya. wongera uyiha imbaraga imitima Yesu. y'abacitse intege wongera Urakoze, uyizure Mana. mu izina Urakoze, rya Yesu urakoze ko uyu mugoroba utubereye Urakoze, Yesu. mwiza uha umugisha umukozi wawe Urakoze, Mana. utwongerera ibihe byo gusenga Urakoze, Yesu. utwongerera ibihe byo Iki ni igihe cyo kugukiranukira gusenga, utwongerera ni igihe ibihe cyo byo kukwizera, kukumenya ni igihe cyo utwongerera kubana ibihe byo nawe, kukubaha ni igihe cyo kurangazwa no ibyo kugucira tubona, bugufi Imana ni igihe cyo kwirwanaho no Uwiteka kwiranga. Nyiringabo Imana Urakoze, dusengeye Yesu. abacu batabonetse Urakoze, Mana. hano uko Urakoze, tugenderere na bugenzi Urakoze, ubibuke Mana. uyu mugoroba Urakoze, Yesu. umugisha kuri buri muntu wese Urakoze, Mana. tugukomeye amashyi tukuvugirije impundu nk'Imana mu izina rya Yesu amen.